Turabasuje kandi tubaye ikaze kuri channel Twimenya Bwiza. Bimaze kumenyerwa ko tubagezaho ibiganiro bitandukanye bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. By'umwihariko kuri inshuro turaganira ku mpamvu zitera ukwikuramo kwinda ku mubyeyi utwite. Sinzi niba utazi cyangwa bumvise bavuga bati umuntu runaka yakuyemo inda, cyangwa se bati runaka inda yavuyemo. Hari impamvu zitandukanye zibitera, hari no kuba hari ababyifashamo bikabaviramo ibyago bitandukanye by'ubuzima, hari naho kenshi kandi biterwa n'uburwayi butandukanye, ari nayo ntero turi bwanzikireho uyu munsi tugerageza kubiva imuzingo. Muri kumwe na Jean Paul Mwite, nawe nkaba ndi umubyaza. Nibereye gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru igihe dushyizeho inkuru nshya, kandi ubonere amakuru igihe kandi mu bambere. Ese ni ryari bavuga ko inda yavuyemo? Tuvuga ko inda yavuyemo igihe icyo ari cyo cyose gutwita bihagaze muri 2020, nk'uko tubikesha ishami ry'isi ry'ubuzima OMS, aha ubara uhereye umunsi wa mbere w'imihango iheruka. Mbibutse ko turi kuganira ku mpamvu zishobora gutera ukwikuramo kw'inda, aha kandi turi bwibande ku mpamvu mwimerere z'umubiri. Mbonera kubiseguraho ku magambo amwe n'amwe atarabashije kubonerwa ikinyarwanda cyuzuye mu gihe cyose twateguraga iyi nkuru. Impamvu ya mbere ni chromosomal abnormalities, cyangwa se ubumuga mwimerere bw'uturemangingo ngenekereje mu kinyarwanda. Mu kumva neza iyi ngingo turifashisha uburyo bumwe bujyanye n'icyitwa moral pregnancy, cyangwa se gutwita ibihuhwe, nka rumwe cyangwa se nk'imwe mu ngaruka za chromosomal abnormalities. Mu bumenyamuntu habaho ikorwa ry'igitsina. Aha ni mvuga igitsina ntitwumve umwanya w'ibanga nyirizina, ahubwo twumve umuntu gabo cyangwa se umuntu kobwa ubwe. Muri iri korwa hahuzwe uturemangingo twa X na Y, aho X na Y bihura bigakora umuntu gabo, X ebyiri iyo zihuje zikora umuntu kobwa. Ibi byose bikabumbira hamwe amakuru rukumbi atangwa n'ababyeyi bombi. Wakibaza ese abihura bite n'icyo kibazo cyacu? Mu by'ukuri aha kugira ngo habe ikibazo mu buryo bumwe, ni igihe haba habayeho kwikuba mu buryo budasanzwe k'utu turemangingo, bituma kandi habaho ukwitubura kw'amakuru aba yatanzwe aturutse ku babyeyi. Kugira ngo byumvikane neza, ndatanga urugero. Umugabo atanga X cyangwa Y bitewe n'uko we ari imwe muri XY, mu gihe umugore we atanga X kuko ari imwe muri X ebyiri. Bityo aha mu gihe umugabo yatanze Y gihure na X y'umudamu, harimo umuhungu ufite XY, X zishobora kwikuba zikaba ebyiri, bityo hakaremwa umwana ufite XXY. Aho mu mimerere y'uyu mwana aba atuzuye kuko haba hari amakuru avanze ku rwego rutamuha amahirwe yo kubaho. Aha rero bibyara ubumuga kuri wa mwana waremwe butamwemerera gukora ngo agire ivuka. Ibi kandi bigira ingaruka nibura mu byumweru 8 bya mbere. Ikindi ni uko ibyago byo kugira iki kibazo byiyongera iyo umuntu atwite inda ya mbere arengeje imyaka 35. Aho ndavuga ku mukobwa gusa, aho ku mugabo kuba yateza ibi byago ubushakashatsi ntibugaragaza neza imimerere yabyo, uretse aho bavuga ko umugabo urengeje imyaka 40 ashobora kongerera umugore we ibyago byo kuba yahura n'iki kibazo. Aho ku mpamvu ya kabiri turahasanga endocrine imbalance, imikorere mibi y'urungano rw'imivubura. Urugero rumwe mu buryo bwinshi bushobora guhuzwa mu gihe cy'ukwezi k'umugore, hari icyiciro cyitwa luteal phase mu ndimi z'amahanga. Muri iki gihe habaho ivurwa ry'umusemburo wa progesterone ugira uruhare rukomeye kuri nyababyeyi mu kwitegura umwana ushobora kuzasamwa mu gihe gito gikurikiraho. Aha rero ku mpamvu zitandukanye habaho ivurwa ridahagije rya wa musemburo twavuze witwa progesterone, bituma habaho icyo nakita indwara nyamaraso ya luteal phase defect. Ibi aribyo bituma ya myiteguro ya nyababyeyi ku mwana ushobora gusamwa idakorwa ku rwego ruhagije. Bityo kuri iyi nshuro nibura hagati y'ibyumweru 8 na 12 nibwo uburwayi bugira ingaruka ku gutwita, binaviramo ibyago byo gukuramo inda. Kugira rero ubu burwayi kandi byiyongera ku bantu bafite ikibazo cya diyabete iterwa n'isukari nyinshi, umubyibuho ukabije, gukora siporo nyinshi cyangwa se siporo zikabije, umunaniro ukabije cyangwa stress, n'imikorere idahwitse
y'imvubura ya tiroyide ndetse n'izindi mpamvu. Aho nk'urugero kuri iyi mikorere idahwitse y'imvubura ya tiroyide ishobora gutera ukuvura kudasanzwe kw'amaraso, bishobora gutuma kandi bishobora gufunga imiyobora ijyana amaraso ku mwana, bityo umwana ntabone ibimutunga uko bigomba, bikaviramo cya kibazo. Impamvu ya gatatu ni genetic factors. Mu buryo gakondo bw'umuryango duhererekanya amakuru kamere y'imimerere y'umubiri, ari nayo atuma tuba abo turi bo. Aha rero muri uku guhererekanya amakuru kamere habamo n'amakuru y'uburwayi gakondo yabaye mu bisekuru dukomokaho, ari naho mu gihe habayeho bamwe mu batubyara bagize ibyago byo gukuramo inda, aha natwe tuba dufite ibyago byo kuzakuramo inda kurusha abandi badafite iyo mimerere, nubwo akenshi bigoye ko bishoboka, havuyemo ko mu makuru gakondo tuba twasangijwe n'ababyeyi ayajyanye no gukuramo inda adafite imbaraga ku buryo agira uruhare ku myororokere yacu. Ibi kandi ntibireba ngo bituruke ku mugabo cyangwa umugore, aho ariho hose birashoboka. Impamvu ya kane ni immunologic factors. Umubiri ugira ubwirinzi tugereranya nk'abasirikare b'umubiri baba bashinzwe kurwanya umwanzi wese winjiye mu mubiri. Uyu mwanzi kenshi aba ari indwara dushobora kurwara, ikaba impamvu ubona abantu batazahazwa n'indwara kimwe bitewe n'imbaraga abasirikare baba bafite. Hari ubwo rero ubu bwirinzi bw'umubiri bwikanga ikiremwa gishya kije kubana nabwo nk'umwanzi, aha ndavuga wa mwana wasamwe, bigatuma butangira kurwanya wa muntu uri gukurira mu mubiri kugera igihe cyose bumwirukaniye. Ubwo rero kumwirukana nibyo bizabyara ibi byago byacu. Impamvu ya gatanu ni infection cyangwa se imyanda nyamaraso cyangwa se ubwandu nyamubiri ngenekereje ku Kinyarwanda, cyane cyane yibasira imyanya y'imyibarukiro y'umuntu, igira ingaruka cyane ku buzima bw'umudamu utwite. Hari indwara nyinshi zitera infection mu myanya y'ibanga, zimwe muri zo zizwi cyane ni nka trichomonas, imitezi, mburugu, chlamydia trachomatis n'izindi. Mu gihe cyose umudamu atwite akagira infection cyangwa se bwa bwandu nyamubiri ntiyivuze ku gihe, uburwayi buva mu myanya y'imyibarukiro y'umubiri bukaba bushobora kuzamuka bukagera ku mwana no ku zindi ngingo zikikije inda nyababyeyi, bigateza ibi byago. Ndetse hari n'aho umubyeyi inda ivamo bitewe n'umuriro mwinshi yagize ukomoka kuri bwa burwayi. Ibi byose bishobora gutuma umwana aburira ubuzima mu nda, mbese agapfira mu nda. Ibi tubyita missed abortion mu ndimi z'amahanga. Tutirengagije rero n'izindi ngaruka umudamu ashobora kugira zikurikira gukuramo inda biturutse kuri infection, nk'ubumuga myibarukiro buturutse ku kuba waratinze kwivuza, ndetse n'ubugumba bwa burundu ushobora guhura nabwo. Impamvu ya gatandatu, kuba warigeze gukuramo inda. Mu gihe wigeze kugira ibyago byo gukuramo inda kuri imwe mu nshuro za mbere utwita, ibi bikongerera ibyago byo kuba ushobora kongera guhura n'izi nsanganya ku nda zizakurikiraho. Bikaba impamvu usanga kwa muganga tubagira inama ko mu gihe wagize ibyago byo gukuramo inda ugomba kwihutira kureba umuganga ugukurikirana mu gihe cyose wasamye indi nda. Ndetse tunabagira inama yo kutihutira gusama mbere y'amezi 6 akurikira ibyago byo gukuramo inda. Ibi ni ukugira ngo inda nyababyeyi isubirane mu buryo kamere bwuzuye, bityo ugabanye ibyago byo kuba wakongera kubura umwana ku nda uzasama ku nshuro zikurikiraho. Impamvu ya karindwi ni anatomical abnormalities, aho kuri iyi ngingo tubibone mu buryo bubiri. Hari ubumuga bwa nyababyeyi, hakaba n'ubumuga bw'inkondo y'umura. Byombi bikunze kugaragara hagati y'ibyumweru 12 na 22 byo gutwita. Nkaho ku bumuga bwa nyababyeyi ho rero hari ubushobora gukira, ndetse hakaba naho bishoboka bisaba ko ugomba kubana n'inzobere mu buvuzi bw'abadamu zikagufasha kumenya ndetse no gukemura ikibazo. Aha ntabwo ndi bwibande cyane mu bwoko bwabyo kuko hari ubwoko butandukanye, gusa nanyarukira ku buryo bwa kabiri cyangwa se kuri ya mpamvu ya kabiri y'ubumuga bw'inkondo y'umura cyangwa cervical incompetence. Kuri iki kibazo, iyo umwana atangiye gukura ageze muri cya gihe cy'ibyumweru 12 na 22, aha ibice byose by'ingenzi biba byararemwe, bityo bitewe kandi n'uburemere bw'umwana uri mu nda, inkondo y'umura irifungura bucece nyir'ubwite ntabimenye.
kugera igihe aboneye bimwe mu bimenyetso mpuruza. Aha rero ukwifungura kw'inkondo y'umura ni kimwe mu bimenyetso ubusanzwe bigenderwaho kandi by'ingenzi mu gihe umubyeyi agiye kubyara. Gusa aha si ukubyara kuko urusoro ruba rutarakura. Uku kwifungura rero bimara igihe gito cyane ku buryo umubyeyi ajya kugera kwa muganga umwana atakibashije gusamwa. Mbibutse ko ubumuga bw'inkondo y'umura umudamu ufite kwa muganga biroroshye, iyo byamaze kumenywa turamufasha akabona umuryango. Kugira ibyago byo gukuramo inda ku bwikube kabiri cyangwa hejuru mu gihe kimwe bigira igisobanuro ku mpamvu itera icyo kibazo, kandi bigatanga amakuru ku bufasha ushobora guhabwa bugufasha kubona umuryango. Impamvu ya munani ni imiti imwe n'imwe. Umudamu utwite aba agomba kwirinda gufata imiti atahawe na muganga igihe cyose yamaze kumenya cyangwa yaketse ko yaba atwite, bitewe n'uko hari imiti myinshi igira ingaruka mbi cyane ku mwana utwite, by'umwihariko mu gihembwe cya mbere cy'itwita, kuko ariho iremwa ry'umwana riba rikorwa, bityo bishobora gutuma umwana avukana ubumuga runaka kuko aba yaragize ibihungabanya iremwa rye, ndetse hari n'imiti myinshi ishobora gutuma inda ivamo. Igihe cyose rero ugiye kwivuza kandi uba usabwa kubwira umuganga ko utwite igihe inda itaragaragara ku buryo umuganga nawe ubwe yabyibonera. Impamvu ya cyenda, nk'uko twabibonye, hari aho twabonye ko stress ari bimwe mu bishobora kongera ibyago byo gukuramo inda. Amakimbirane mu miryango ntiyubaka ahubwo arasenya, nk'uko byumvikanye bihari. Abagize umuryango bahura n'ihungabana ritandukanye rituruka ku ihohoterwa bakorewe. Ibi byose rero byongera ibyago byo gukuramo inda. Impamvu ya 10 ni impanuka. Burya rero impanuka nazo ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umubyeyi agira ibyago byo gukuramo inda, biturutse ku buryo impanuka ndetse n'urwego rw'ubukare impanuka yabereyeho. Nigeze kuvuga ku bimenyetso mpuruza. Burya rero umudamu utwite agira ibimenyetso mpuruza bitandukanye bitewe n'impamvu yateye ikibazo afite. Aho kuri ino ngingo yo kwikuramo kw'inda cyangwa se kuba inda yavamo, ibimenyetso by'ibanze mpuruza bigaragara ni kuva amaraso mu myanya myibarukiro, kubabara inda yo hasi, kuribwa umugongo, kumva wacitse intege, umuriro mwinshi ndetse n'ibindi bitandukanye. Mu gihe wahuye na bimwe mu bimenyetso mpuruza by'ubuzima, wihutira kuza kwa muganga tukagufasha. Burya nta ndwara itangiza ubuzima bw'umubyeyi utwite n'umwana atwite. Ivuze kare igihe cyose wumva utameze neza, njyewe nawe turakenewe ngo twubake umuryango nyarwanda. Ntuzacikwe ku nkuru izakurikira kuri channel ya Twimenyera Bwiza. Niba kandi utarakora subscribe, ntiwibagirwe kandi unasangiza abandi. Mwari kumwe na Jean Paul Mwitenawe, ndi umubyaza, nakagaruka.